Isi dutuye n'ubuzima tubamo n'urugendo rurerure. Ruba rurerure kuko uyirambyeho cyangwa rukaba ruto kuko uyivuyeho vuba. Ngenda Ifurayisha nakoze indi imfubyi. None urugo mfite ndurimo ntarurimo. Mwana wanjye ntuzigera uba imfubyi. Uko byagenda kose ufite mama gukunda. Nubwo mbabyara nkabamburwa. Ariko wowe ntuzigera uva mu biganza byanjye. Ndabona hano birimo no kukurya. Sister nari biba ariko sisha ari biba bityo muri gereza. Ndebera na hariya hirya hasi. Wazo ngo ndi muri paradizo muri gereza imibi haba. Se paradizo wabaye gutya ariko mwene ma. Wabaye ugakina. Nimugoro waragiye kuryama utambwira. Mbwira. Abo bantu bakugambaniye n'abantu. Ariko sisa kubitinda ku bintu. Kugira ngo nigeze nsinzira. Ntabwo nigeze nsinzira. Naraye ndi kubitekerezaho mbyibazaho. Mfasha no kubimbwira. Urabazi? Mwana wa mama. Bindeshyira. Sinshaka ko bamenya. Kugira ngo utazagukurikirana. Yewe bindekere ngiye kurikirana n'ubwanjye. Kugira ngo ntabwo ushaka kugushyira mu bintu byanjye. Ngo bitazagira iki? Ibyawe nibyo byanjye. Nanjye ngomba kubamenya. Sister dosiye twayihoreye. Wambabarire kuko. Cyo mpfa nawe nicyo. So kumbwira byibuze umbwiyemo n'umwe gusa. Umwe byamfasha. Abo byagukorera ibibazo. Ibihe bibazo? Ibihe bibazo? Nyirema, nongere nkubwire, nongere ngusubiriremo. Nzaruhuka. Ariko nyamara ndi kukubwira ibintu ukanga kunyumva. Uravuze uti uzaruka ruko wihuriye. Kandi nyamara uramutse umbwiye mu mwe. Ejo wakwihorera bakugirira nabi nkamenya nanjye aho njya kubariza. Ese ubwo ni wihorera noneho bakakunyereza burundu nzamenya nkubariza. Simbazi mwene mo. Ubwo nyine ntabwo urashaka kubimbwira ariko wenda uzabimbwira dana wanyu. Gusa nongere mubwire. Ntuzigere wizera. Igihe wanze kubimbwira. Nose bikubwira byakumara iki sisi? Mbamenye nanjye ariko mbamenye gusa. Wa none uramenye. Mbamenye gusa. Nose mbamenye bitwaye iki? Yagari igihe umwanza kwihisha. Nose ugira ngo haruve mu karimo. Ariko roko bamenya igihe byaba ari by'ubibazo. Nta muntu ye mu karimo. Uyu munsi niba baraguhemukiye. N'ejo bazongera. Wabimbwiye ejo bizaba nkamenya uko nzahera. Sisi tongera usubire ngo ejo bazongera. Bashobora kongera. Ejo bazongera. Amenya. Sisi barese mubwire. Uri mu bavandimwe nkunda. Nkubwije ukuri ko. Ikosa ryabaye bwa mbere. Yazongera bwa kabiri. Kandi to imbaraga zanjye natangije. Bakanyinisha. Baragaziye n'ukuntu waje wamanitse. Wagira ngo baryaga bagukingiranye badashaka kurya no kumungura. Sister byihore. Nongeye kumbwira dosiye. Gusa. Waye kwezi kumwe gusa. Akazi kawe nujya kubyijandikamo ntuzagire icyo mbwira. Wanze no kumbwira abo bantu abariho kandi ushobora kubona bazi. Kwanga kubambwira gusa.
Karibu. Sawa. Sawa. Kumbona washari bise bizuri. Kumbona ibibazo byakurenze. Umutima wamufunguye. Ko byihuse. Uziko n'ikigobe cyo kivuye hano. Ikigobe cyo kivuye hano. Yaje arambwira ngo yashakaga sister. Bose uramushaka ikintu ni agakuru keza nashakaga kumubwira ariko ngo we ngo uracyari umwana. Yanga kubimbwira ko ariko nabonaga nizeye. Bishoboye ko abibaje kumubwira. Nta wundi mupangu ufite se ko mbona noneho ukabye kurusha sister. Sine. Erega gufungurwa kuri ibibazo kuri Nimba wahinduye ngo inama n'izina kugira icyo nkora mbere yuko agira icyo akora. Cyane yamenya se kubirimo. Zabikabarinda nawe witangira kubona umunyabwoba kandi ari we narizeye. Ibyo ngibyo bibonye ushaka kumenya. Gusa sibyo? Icyo bakora. Kwa kwezi kumwe gusa. Hari icyo uzabona. So ubundi waretse tukabwira mama Mico ko waje. Ngo Reka nyine tumubwire ko waje. Ariko uzi ukuntu agukumbuye n'abana bagukumbuye. ndamukunda mama Mico. Abana ndabakunda kandi ndabakumbuye. Ariko ushiki wanjye. Ni impamvu nagiye. Ngomba kubanza kumenya ibyanjye. Gusa sister byo mubwiye. Umuturanyi ndabizi abagore baravuga ukabwira nabo. Ibi banga ryawe nanjye. Ntabwo nabivuga ahubwo reka ngiye kugutegurira ibiryo dore ukuntu wamaze no kungana. Manake simbizi. Mutekere iki? Ni icyumba ukumbuye. Sister nyine tekeye. Wambwiye ibyo ushaka se. Basimbwira kamwe ukumbuye reba iminsi yose umaze hariya kuri. Kiye kute untekeye umwe muri bari abaswa ndi. Wanze kuba Yongakira ubugari. Sine, you know what? Ngomba kugira icyo nkora kugira ngo nzibye ko ntabwo nabihara. Kikore nyine hakiri kare. Kandi kutabihara ariko rero wumvise ko nagera hanze aramenya icyo cyose. Kimenya gute se ariko ushobora no kubizimya nyine ku buryo nta kintu. Uzi kuzimya se bishoboka? Cyangwa kumuzimya burundu. Hari ibimenyetso biri hanze se? Hari umugabo wose nseye urabishaka ati
uranyunzu kandi ajya hanze ntakuntu tuzamwegerera ntakuntu tuzamubaza amakuru ntakuntu tuzamubwira amakuru aho yari uhera hose niba ari we kibazo kuki atari uhera reka ndaza kureba umugeni urimo sibyo nanjye mugendere kuko utinda niko bibi bibazo reka nze kujya amakuru meza y'impamo kuba bambwiye ko azajya aburana ari hanze kandi ko ari hanze niho gushaka ibyo byose akanabimenya so reka ndabaza mvugane nawe kundi ariko uze mwamu wanjye ko nari nzi ko atagira ubwoba bwaje kuva Shabu nkomeje kugushimira n'uburyo nyine unyitaho n'uburyo wamindira ubuzima n'iby'agaciro sibyo ikindi keretse kitazashaka cyane afitiye ubushobozi cyose nzagikora Sure. cyane ahubwo se muri kwiyumva ute muri iyi minsi turi kumwe ndi kuba iwawe ndi kwiyumva neza cyane pe kandi ubundi nakakwiharengeye ariko nanone ubwiza bwawe ntabwo bukwemerera kugira umuntu umwe I understand cyakoze nkurikije ibihe turi kugira sheri nzakwiciraho abantu kandi utangiye kuzana za sitori zawe uriya ariko tekereza reba urukundo tuba turimo ukuntu ruba rumeze ugasanga warwinjijemo undi muntu kuriya oya ntabwo bishoboka nkubwire ndateza ntacyo uzamburana yego uretse yuko nta n'icyo nakuburanye mbese ko uzagenda umfata niko nzarushaho kugukorera ibyiza nanjye ko mbishoborera first of all ni caring kandi iyo ndayikora ndanabishoboye pe cyane ikindi oya ni ukugabanya wenda ikigare cy'abantu b'abakobwa nyine ariko nubwo bigoye ariko I will do it abo nibo uzazira ugomba kuba wanjye hakwiharira of course nawe ukaba uwanjye ikindi uri umusore mwiza cyane cyane byonyine ndakureba nk'utwarwa batangiye be especially iyo usetse baby nyuma ni ukuntu ureba ariko ushobora gutuma ngira isoni nkabura aho ubundi baravuga ngo hahirwa ngewe ugufite nawe nkahirwaho kuko uri ufite karite zose zisabwa ari ubushobozi financial urahari ari keya urazitanga ubwiza urabufite noneho wongera gutya ahita mbivura baby aka ni agatonyanga mu nyanja gusa nyine nshaka ko uhinduka wa musore uzajya uca hariya buri mukobwa wese agarangara yego akakubona akarangara kuki wumva yuko kandi atari bunakuboneho n'akasegonda icyo nangiye kuvuga rero ikibazo hari igihe uzatuma bandageje sha uzakuroga nzakuvura
Isize n'ubundi. Aha karimo. Kuki ngasugiye he? Ngiye kwa muganga. Nicyo wari umpamagariye se? Ese ko wari ujyaye niyo ukomeza ukagenda? Naguhamagaye ngo unjyane kwa muganga nakubuze. Ari mfashe umwanzuro rero wo kugenda. Nyine komeza ufate. Nese ndaguheka. Ese nta nubwo wamperekeza ngo tujyane kwa muganga? Nta modoka nazanye. Ejo bundi ntiwari uri kumbaza ngo nzabyara ryari? Nese yagize unsubiza nyine ubu ngo umpamagaye ntunguye. Nahereye kare nguhamagara ibise byamfashe bimfata ndi njyenyine. Ndaguhamagara wanga gufata telefone. Ariko byakurekuye. Kiri agafunguzo niba uje mu rugo. Nese kugenda ndabona cyane. Kinga. Ariko waruzi n'ikindi? Ubwo uri kwigira ibiki? Ibyo bigufasha kunyuza ngaho? Sowe mbaza hindukira umbwire. Njye nakwaje ngo uzabyara ryari? Urampisha, urampakanira, urantunguye, ndetse unantunguye ntaniteguye. Ubwo ibyo ni ibiki? Ubugingo bwawe nibwo butuma utitabwaho. Urutoto rwawe ndarurambiwe. Ikindi wamubyara utamubyara kugeza ubu ngubu ntacyo bimbwiye. Fresh uranyuma.